Nasigarana n'ababonye. Ugiye gusigarana abana aho dusigarana twabonye. Abasigarana n'ababonye abandi mugiye mugiye kwicara sibyo? Tugiye gusigarana n'abantu batatu agiye kuvamo umwe abandi babiri nabo turabahemba. Hanyuma tugiye gushaka umwe urusha abandi bana mwe mugiye kwicara. Turabahemba namwe. Namwe turabahemba. Mumanuke mwitonze. Mumanuke gake mutavunika. Unaza rete mbere bano bana bari baje imbere. Bari hehe? Abana bose kugenda bari mugumye hanga. Mwe muretse kugenda. Turahembe mereza izombo. Zabombo zirengo bano bari baje kwitabira amarushanwa tubahembe. Tugiye gukomezanya nabo bagende reka banze bagende. Reka bahembe hanyuma dusigarane bano batatu. Ubona bombo tumujyana. Mumanuke neza mwitonze abana. Ni igitaramo rero cyiswe Christmas Kids Party cya Louange umwana muto ku myaka 9 umutse bigacika kwijwi ryiza cyane ni impano itangaje. Abana nimwemere gutaha mutagiye kuri icungo. Abana niba ndashaka kujya kuri icungo mubwiye ababyeyi baha amafaranga mujye ku myicungo. Nimwemere gutaha mutagiye ku myicungo. Abana niba bakunda ice cream mubwire ababyeyi ko ice cream bashyize kuri promotion bavanyeho 10%. Nimutari ku isambusa. Abana muri tayari tugiye muri tugiye kuri finali sasa. Tugiye kuri finali. Twagiye. Agiye gusigara mu mabiri urongera namubonye ugiye gusigara uyu nguyu nawe muri rwanda n'uyu nguyu agiye gusigara reka tubahembe bagende abandi mubahembe bagende hanyuma finali sasa hano hagiye kuvamo uwa mbere tugiye kuri finali hano hagiye kuvamo uwa mbere ibintu birashyushye DJ tugiye gushaka uwa mbere. Bacari bace Nika kamikaza Irebere monsieur. Wumva uzabikinukura. Pilote d'avion. Amashimwe cyane umwamazi cyane uyu mwitondewe. Elakari. Wumva uzabikinukura. Aracyari mutoye kuri turamureba. Uyu mwana ushaka kuza mu mupilote mbonero kubwira ababyeyi bihuye yuko njyana abana gusura indege yari muri Rwanda. Abashaka kuzazana abana tujya Kamembe tugafurahira n'ubu dufite urugendo shuri rw'abana. Icyiza wakora hano harimo ababyeyi basirimu cyane. Reka DJ agabanye umuziki cyangwa nimero yawe bayandike. Nta kibazo. Noneho ubutaha bazakumenyesha. Niko bimeze. Abana arashaka kuzajya mu ndege mu kiri batoya.
nimero ni 0783 44 68 73. ngira ngo rero Auntie Brenda Yego. muri iki gitaramo twagize n'umugisha haza umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Wow. Nziza ku muyobozi umujene cyane. Amashi furaho bifurije noheli nziza. Louange joyeux anniversaire. Wow, nakoze cyane. Ushimira nakoze cyane. Nakoze cyane Vice Mayor. Ni iby'agaciro kuba yaje kudutera iteka. Reka rero muri aka kanya twakire tugiye kwakira itsinda rya Mama Louange rikomeza gutinda turaritaruka kuko amazi yatebye ageze kure. Niko bimeze, itsinda rya Mama Louange ribura turaritaruka tujye dushyiraho Louange. Nibakore nk'intore nagabona ukuntu umuyobozi yihuta. Umuyobozi arihuse cyane. Niko bimeze. Umuyobozi yihuta bari urugero rw'abayobora. Reka groupe ya Mama Louange na Christella iraza gusoza. Yego. Muri aka kanya tugiye kuzana Louange yongera turimbire za ndirimbo ze eshatu ndetse aza no gutanga impano. Afite abantu benshi banashimira kandi ba bantu bo mu Karabo bagomba guha abana indabo za Noheli n'umwanya mwiza wo kuba mwazitanga. Turaza no gufatamo nk'umwe ubahagarariye nawe. Hari abantu bagera mu bavuye bakajya gushaka indabo muri TDMIL none impuye zabonetse. Ubu umuntu wabona baraza kuza asuze abateraniye aha. Abana mushaka kwakira Louange muri hehe? Natumuha amashyi Louange tumwakira kuri stage. Okay, mubuza akaruru mwaho mumwishimiye tubirebe. Louange indirimbo ya 4. Mama,
amashyi menshi cyane kuri Louange. Louange indirimbo ya gatanu. Abana Louange bakomeza aririmbe. Ababishaka muvuge ngo turamushaka Louange. Abana Louange bakomeza aririmbe. Yego muramushaka Louange. Louange twagiye ku ndirimbo ya gatanu. amashyi menshi cyane kuri Louange. Reka Louange turirimbire indirimbo ya nyuma. Umwana ha Louange mikoro. Reka Louange turirimbire indirimbo ya nyuma. Kata putus hatiku,
amashyi menshi cyane kuri Louange. Louange ufite indi ndirimbo imwe se zarangiye. Reka nsabe abana n'ababyeyi muteraniye ahangaha muri hoteli Credo mumfashe dushimire uyu mwana ufite imana itagira ukwisa, tunamwifurize ko yazakura akarenga imipaka kuko birashoboka. Applaudissez pour Louange. Reka rero nsabe abana babe basubiye hasi hasigare Louange. Louange tugiye gutanga impano. Yego. Louange afite imana agiye gutanga, mama Louange uze kuba hafi n'abandi muri protokole kugira ngo Louange atubwire uko agiye gutanga impano. Abandi bana tugende hasigare Louange. Reka twumve Louange muri aka kanya agiye gutanga impano. Kanya nakawe Louange. Yego. Umuntu Louange azaza avuga ko agiye kumuha impano, azaza yigora mu byubahiro byiwe azi imbere Louange amuha impano kugira ngo abenjineri bezimaje babashe gufata amafoto meza. Mbere na mbere ndaha impano mama na papa. Mama Louange na papa Louange bazi imbere, abafite impano Louange agomba guha papa Louange na mama we bayibangutse. Applaudissez. Mama Louange na papa Louange mutambuke muri ntore ku munsi w'ibyishimo by'umwana wanyu. Iyi rero akaba ari impano Louange ahaye ababyeyi be abashimira. Abenjineri bezimaje dutunguze uburyo umwete bagare hagati. Yego, nimunize amashyi dushimire umuryango wabyaye umwana ufite impano. Akaba ari kolege wa Louange ku ishuri bigana, banakundana cyane. Louange haracyari izindi impano? Yego. Wala DJ Tereza basaza banjye. basaza ba Louange mutambuka imbere. Basaza ba Louange bari hafi cyangwa bagiye kuyicunga yabaje. Tubakomera abashyi basaza ba Louange nabo ku byishimo bya Louange. Jyamo hagati Louange. Barakoze cyane basaza ba Louange. Nimubanze museke ngo bayifashe mudaseka musubire muvuge ngo ifiriti. nawe nanjye barakoze cyane basaza ba Louange. Louange hari n'imana isigaye? Oya. Zarangiye. Nimumfashe dushimire Louange asubire no mu byicaro byiwe, yakoze cyane. Angira ngo rero hano hari akarabo. Bravo neza. Yitwa Uwimbabazi Chantal. Nkaba akarabo Paradise. Turi abahinzi duhinga indabo hano mu karere ka Huye. Ikirenze kuri ibyo tukanazitunganya. Dukorera hano i Huye, icyarabu hariya. Imbere y'umurenge Sako muri etaje hariho icyapa kinini cyanditseho akarabo Paradise nk'uko hariya mu biruzi. Dukorera no ku isoko umuhanda werekeza CHB mu marembo mato y'isoko rya Huye, aho niho muzadusanga. Dukora indabo nziza, dukora indabo neza cyane ko tuba twazihinze. Niyo mpamvu rero twifuje natwe abana bakunda indabo cyane, murabizi mwese ko bakunda indabo. Twifuje rero ko twabaha indabo uyu munsi
kugira ngo Louange ndashaka ururabo waka Louange ni umwana muto cyane ngiye kumenya yaranshimishije cyane bikabije nsanga akunda n'indabo cyane bikomeye mfata icyemezo cyo kumuha indabo ndetse no guha inshuti ze indabo n'abana bose baje hano kwitabira ikirori cye rema rero Louange abana bose bari hano ikintu nabasaba ni kimwe bakure nka Louange bakore nka Louange ndetse ababera urugero rwiza noneho reka maze abantu bakumira amashyi ariko urabona abana ni benshi ahangaha tubwira uko bigiye kugenda kugira ngo bitaza kuzamo akavuyo abana baraguma aho bicaye protokole yanyu igenda ibageraho ibaha indabo cyangwa baraza gutonda umurongo ahangaha tubwira uko bigiye kugenda ndabanza nk'akarabo paradise n'indabo banje ni mu niza amashyi dushimire akarabo paradise hanyuma ikindi abana ntabwo ari abana bose ntabwo ari bose turafata bakeya ariko ababasha kugera hano ku karabo paradise bwa mbere barahabwa akarabo abana mugende mwitonze Louange mu karabo paradise twiteguye guha abana bihuta cyane tukabahereza akarabo hari arakomeye cyane reka dushimire n'abandi baterankunga reka se mama Louange niwe uzi abaterankunga bose ba ino event mama Louange niwe uzi abaterankunga bose b'ino event ndagira ngo bose bavuge mu bazina kugira ngo barusheho kwishima nabo ubundi bitemo amagara groupe yanyu idusoreze igitaramo vuga abantu bose baguteye inkunga muri iki gitaramo cya Louange murakoze cyane abana muri ku murongo turashimira akarere kacu ka Huye oye amashyi ku karere kacu ni keza uburenganzira tukidagadura bakareka abana bakishima nk'uko mubibona abana dushyigikiye umuyobozi yaje tumuhe amashyi twishimye umuterankunga wa kabiri turashimira Sina Gerard Nyirangarama ngotete ugubwe neza turashimira Sande Park Nyarutama ni ahantu heza cyane ndahabakumbuje Sande Park Nyarutama ufite ubukwe uko mwabonye indirimbo y'abanje yitwa abana twishime yaraduhaye ahaduhera ku kandi umuswa wakodeshwa miliyoni 200 uyu munsi rero muri ibi bikorwa turi hano turi gukora yabigizemo uruhare nawe tumushimire dukomeze n'abaterankunga ndashimira Huye Center Market ndashimira Fotopedia ndashimira Starboard Design ndashimira akarabo murabona ko abana bishimye twabonye indabo ndashimira cyane bikuye ku mutima Hotel Credo yaduhaye ahantu heza nk'aho gukorera abana bishime murabona ko iyi ambiance y'abana yari ikenewe byamaye koresha ko n'ubutaza itegura noneho tukayagura cyane mushimire Credo mubamira amashyi cyane kuri Hotel Credo 5 star abaterankunga ni benshi bari abantu ba mbere babandi bamakuraje mu byo nkora babandi bambwira bati mama Louange afite impano mube hafi mwese ndabashimira nabo nabavuga mu mazina ngo mbirangize kuko mubibona iki ni igikorwa Kigali ntabwo ari igikorwa nategura njyenyine reka dushimire n'itangazamakuru ry'ibivuze dushimire Radio Sarusi dushimire TV10 dushimire Irebere hafi yawe rwose dushimire n'amashami yo tuzi agiye atandukanye Radio Icyizere nabo tubashimire dushimire igihe dushimire itangazamakuru bitandukanye byose muri rusange none Louange igeze ntabwo ari ariko abaterankunga dushimira ni mwe mwateye mwazanye abana hanga bagiye mu mashini atatu bakunda cyane mwakoze bizatuma n'ubutaha tuzongera kugira puraje yo kubitegura reka muri aka kanya hari abantu bashaka kuza kujya mu gitaramo cya Noheli mu kanya hari abenshi bazabatirisha cyangwa bazabatizwa reka twakire dutunguje uburyo umwete groupe ya Louange ya mama Louange groupe ya mama Louange
abafite impano zo guha Louange abana baziteguye batambuka bakazitanga mbere yuko dusoza. Abategeye impano zo guha Louange mutambuke muzizane, ariko abana ndabasaba gutambuka neza n'ababyeyi cyangwa babaherekeje abana mufata abana oboro ya pisine hatagira umwana uza kugwa muri pisine. Nyamuna mucunga abana abana sibyo akagira umwana uza kurya nabi mudufashe hatagira umwana wa mbere. Nyamuna ababyeyi mucunga abana ababyeyi mufashe mucunga abana metere na je nawe gumera iruhande na pisine kugira ngo hatagira umwana. Ubwo rero Louange barimo muzanira impano, reka dusabe umu DJ bazambika congratulation cyangwa n'ibindi bijyanye n'uyu munsi n'ibirori. Yes. Mutambuke abasheri banje murimo kuzanira impano za Louange. Abafite impano za Louange mutambuke kuri stage kugira ngo mwifurize DJ muzambika Louange ndetse n'isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 9. Abana mwese mwazanye impano za Louange. DJ zamura akaziki kugira ngo duherekeze abantu neza. Hanyuma musheri wowe ugiye guha Louange impano witwa Mera Mugisha. Urakoze cyane. Wakoze cyane gutekereza kuri Louange. Aragira ati rwose Louange ukomeze ukuruge juru kandi ukomeze kuba umukobwa mwiza ubereye u Rwanda. Abana bari kutambuka ni nziza. Yes, urakoze cyane umukobwa mwiza kubw'Imana ya Louange. Reka ngufashe. Abandi bafite impano batambuke. N'abandi mutambuke muze muhe impano Louange. Muzamuke nta kibazo. Mutambuke mu impano Louange. Egere Louange hanyuma mumuhe impano. Okay. Iyi mpano ko wagira ngo harimo itike ijya mu Dubai. Tike d'avion. Niko bimeze. Hanyuma niba tuzanye na Louange neza. Undi aravuga ati rwose nguhaye ururabo rusobanura ikintu cyiza. N'urukundo. Wow. Arakoze cyane. Witwa nde? Shanke Zaro. Uzalama. Barakasoni. Wow. Nakoze cyane gutekereza kuri Louange. Abandi bafite impano batambuke. Noheli nziza kuri mwese ababyeyi n'abana n'imiryango yanyu. Bakomeza kuzana impano bazegereza Louange. Louange nawe aragira ati rwose mbiyegereje umutima cyane. Ubutaha Noheli itaha tuzabaha pati irenze ukwemera kwa muntu. Niko bimeze. Icyo gihe nizera kuzabona n'abana b'abanyahuye bazajya mu ndege. Yes. Cyane nabonye harimo abapilote. Cyane. Nabonye harimo rwose abayenjenyeri. Cyane. Bari indege kugira ngo zimere neza. Hanyuma hano hari abasheri baje nka timu. Barakoze cyane. Barakoze cyane abasheri mwitwa bande? Mwari kuri Kuzaranje. Ingabire Orari. Akoze cyane na timu mwatekereje kuri Louange. Imana ibahe umugisha cyane. Abantu bose bafite impano barakoze cyane. Abafite izindi bakomeza bazizane. Ibikorwa byihute cyane kuko burimo burira. Ikindi ni uko ibyicungo iracyahari kuza kugeza nimugoroba. Irahari rwose muzamuke ku gihumbi ndetse ibirori MC Boringo ndimo na Atibrenda n'urucabana namwe murabibonye. Niko bimeze. Mwizera rye MC mugenzi wanjye twifurije Noheli nziza n'umwaka mushya wa 2024. Yego. Haje kuza gusura Kigali neza. Yego. Ubundi nsabe
engineer Deso kwakomeza kazamura umuziki tukishimana n'abasigaye turabakunda mwese santima hanyuma tuzamuke dufate ice cream tuzamuke kabisa naona abanyahuye nimutume Brenda aho abashaka kwifatanya na Louange kubashimishiriza abana abashaka kwifatanya na Louange akaniko kanya hanyuma muze mufate amafoto abifuza agafoto na Louange kurwibutso abana mwese mushaka ifoto na Louange muze kuri stage okay mwe mwese abanza ifotoze n'amagift ye okay wow uko bimeze murasa neza kabisa murasa neza hanyuma basheri nigire ku ruhande gato Louange abanze ariko saba abana mwese nyamara nimusubire mutagiye ku byicungo kugira ngo Auntie Brenda nawe bataka yanezerewe yashoye kugira ngo aze kubanezeza nawe nahombe hanyuma n'ubutaha nzagaruke bimeze neza sibyo abashaka ice cream zirahari bubbles zirahari ndetse na didos zirahari ushobora kuzamuka rwose hari haruguru bakabakira na yombi hano na yombi murakazi gukoresha na yombi okay abanyahuye ntabwo muzi na yombi igira imbere aho okay hanyuma mwese muhagarara aho ngaho ho muri mufata agafoto k'urwibutso na Louange mutanga peace murayizi wow muri abana beza cyane akoze cyane ndabashimiye cyane Huye ariko nzabashimira cyane nyamara gusanga mutatumye momba kubera ko nanjye namanutse ngira ngo nezeze abana banyu mufashe rero tuzamuke ruguru kugira ngo n'abana basi agerageze natwe barebe ukuntu tubigenza n'ababyeyi mwabyumvise nashyizeho promosiyo ibintu byose